Shameze nabi Imana none se kubizi ko umwuga w'upasiteri gwanze koko ni iminsi mbese iraburi hari ntago bizi shagiye hara yamvuye mu gaterana hano haragora yakuze bembaye ndashima gafone k'Imana iPhone zazi ariko mwana hara hepfo hari abatipe bari kandi nabonye wajya gashaka ese ntago wagerayo wenda ukora ko naho warasa akantu kamwe none tukabona icyo turi buze kurarira abatipe babonye bacoye ifaranga cyamani bararifite ifaranga ni gucya ubwo nyine nari Jeff nawe umenye utoroshe buri gihe ukomuye nawe ngera mu rugo nkabura ibintu byanjye ubu mbivuge muri bacya kumbonye mu gisabo ahubwo si cyo navuze ni cyuri cyo nyine umukozi w'Imana ngiye ndumindi ikisana Imana yahe uziko gere mbere kwa mbere njya gusenga ku cyumweru none twahuye kuwa mbere mbura ifoke ngeze mu rugo duhura kuwa kabiri mbura telefone kuwa gatatu mbura batiri ibyo nabuze ya smartphone ubwo si wakamite ngo ntabwo ahubwo wowe sha uyu mutwe wawe hari igihe waba wuzuye mu bujura ntabwo ngiye gisaba ko ngiye buri gihe cyose ubuvuga ngiye ibintu bakwibona ngiye no gusaba aha ntabwo ngomba ngiye ahubwo gushaka kugisaba wasaba ko ari wowe ujya kuduze ko utazi je na papa kuva na kera papa ni pastor rwose yakiba gutuma umwana w'umukozi w'Imana ubugize ngo ahubwo ibyo byo wagushaka ibyo bisambo bikwiye aha wa mwana katari rimwe mfasha nje ntabwo uzamfasha salam ugize ngo iki kumva ngo rose mwitaraza hano mwitaraza ubona turi gufasha unabi n'umuti kubura nta kintu mubona mwe ngo bavuga muri uyu mudugudu Jesus is Lord abihore ariyegeye ko turagifata none se man uragendwa n'iki abari sawa ariko nuko ni pastor nakasije ko pastor kuza sabize ntabwo kujyaza mari kuri pastor hano hari itorero ite kuba pastor ntabwo umuntu wa pastor mu itorero cyo ngo tubireka ntabwo ntawe pastor we sawa rusanga nyine ndi guteganya ndavuga ati ako byaba byiza nyine ntacyo nyine mpabuse Sinjye sambo navugaga nasi ni cyo urabifite byose hano bimeze bite batano bimeze bite tuwasanga nabyo bifatanye umuntu no kuza no gutabara